Umusore w'imyaka 26 yazengurutse umujyi ashaka akazi. Yumvaga arambiwe ubuzima bwo guhora asaba itike buri muntu wese abonye. Yumvaga arambiwe kuguzaguza amafaranga no gusuzugurwa. Nibwo yafashe icyemezo ati reka mve muri ibi nubwo nagenda n'amaguru bukanyiriraho ariko nce hirya no hino nshaka akazi, wenda uyu munsi wabona amahirwe ansekeye. Umuhungu yarakarabye ubwo hari saa 3 za mu gitondo, ashyiramo agashati, ateramo agapantaro, afite akagare ka siporo yari afite, yerekeza iyo umujyi agiye gushaka akazi. Umusore yagiye muri za kampani zitandukanye asaba akazi. Ahakomanze bati nta kazi gahari. Aho yinjiye bati n'abakozi dufite ni benshi turashaka kubagabanya, nta kazi twakubonera. Ubwo amasaha yaramaze gukura, bimaze kuba saa 8 z'amanywa, izuba ni ryose, inyota nayo ni nyinshi, inzara kandi nayo ntiyari imworoheye. Umusore yarakomeje ntiyacika intege, yinjira mu nyubako imwe yakoreragamo kampani 3 zitandukanye. Ageze ku ya mbere ahura na bosi w'imwe muri izo kampani 3 ati ndashaka akazi. Bosi ati urashaka akazi bwoko ki? Umusore nawe ati ako mwampa kose ntagakora nubwo kaba ko gukoropa. Bosi ati ufite perimi musore? Umusore ati nta perimi mfite ariko nzi gutwara imodoka kandi neza. Bosi ati none nabyemezwa n'iki kuzi gutwara imodoka nta perimi ufite? Ati ntago byashoboka, nta kazi twaguha nta byangombwa ufite. Umusore yatashye ababaye, atahana agahinda kavanze n'umunaniro ukabije, dore ko yari yiriwe agendagenda, atahana inzara ikomeye kandi abizi neza ko hagiye nta byo kurya ari busangeyo. Gusa yatashye afashe icyemezo. Nyuma y'uko wa musore akazi kamuciye mu myanya y'intoki kuko nta byangombwa byo gutwara afite, nibwo yiyemeje gushaka amafaranga ngo ajye kwishyura ikizamini cyo gutwara imodoka bityo abone perimi. Muri we yumvaga nabona ibyangombwa byo gutwara noneho hari amahirwe yo kubona akazi, kuko amakampani yari akeneye abashoferi muri icyo gihe yari menshi. Umusore wiberaga mu kazu katari keza habe na gato, yegereye idebe yabikagamo uduceri, asangamo ibiceri 300 gusa. Yagiye mu isoko aguramo voka 3 zihiye, arangije aritahira. Umusore ageze mu rugo afata agashashi ashyiramo za voka, afata akagare ke, arangije yerekeza mu mujyi. Yakomeje agana ku maresitora yari hafi aho mu mujyi. Umusore amaze kwinjira muri resitora yasanzemo umugore. Ati mabuja mbazaniye voka ziryoshye rwose. Aba bakiriya bari kurya hano baziriyeho bahita bagusaba ibindi biryo nta kubeshya. Abari muri resitora basekeye icyarimwe. Uwa mbere ati ubwo iyo voka ni bwoko kira? Undi nawe wari marya ati nge niba yinzanire nishyirire ku biryo. Za voka ko kuko ari 3 barazimuguriye. Umusore yatahanye amafaranga 500. Kuri voka yaranguye 300 yungukaho amafaranga 200. Umusore ageze mu rugo yarabaze, asanga agiye yunguka amafaranga 200 ku munsi. Mu cyumweru yajya abakoreye inote y'igihumbi. Ubwo ari mu mibare myinshi ati ku munsi ngiye njyana voka mu maresitora 3 byibuze nunguka 200. Resitora 3 nkira voka najya ntahana amafaranga 600 ku munsi. 600 mu cyumweru ni 3000. Ubwo mu kwezi ni 12,000. Umusore ati nzabikora amezi 2 gusa, nzaba maze kubona amafaranga nishyura ikizamini cya perimi, ubundi njye gusaba akazi k'ubushoferi. Umusore yakoze ashishikaye, voka 9 akazigemura mu maresitora 3, agatahana make ari nako yabika. Uwo agemuriye uyu munsi avoka ziryoshye akamurangira abandi bakiriya. Uwo yahaye voka kumva ziryoshye akamutuma izindi. Rimwe na rimwe akanamwungura birenze uko umusore yabitekerezaga. Ukwezi kwagiye gushira umusore afite 30,000 bitarimo igishoro. Akomeza gukora ashyizeho umwete. Ukwezi kwa kabiri kwashize afite 100,000. Nibwo yashyize ubwenge ku gihe ati ariko ubundi ndarwana n'iki? Ati niki kinyirukansa kuki nshaka kujya gukorera ikizamini cya perimi kandi amafaranga nashakaga ndimo ndayabona. Umusore yakomeje gukorana umwete no murava biramuhira, agera ubwo afata inzu noneho ashyiramo imbuto. Babakiriya bose yajyaga ashyira voka mu maresitora n'abazimuguriraga hirya no hino, nta handi bajyaga kugura imbuto. Umusore yarakoze akora atikoresheje kugeza ubwo ajya yinjiza amafaranga menshi mu kwezi, yahemba abakozi 3 icyarimwe muri ya kampani yashakaga kujya gusabamo akazi. Yaje kugira amaduka hirya no hino mu mijyi itandukanye. Mu myaka 5 gusa yari amaze kubarwa nk'umwe mu bakire bakomeye mu mujyi. Umunsi umwe ari mu kazi nibwo yahamagaye umushoferi we ngo azamutware. Ubwo yaragiye mu nama y'abashoramari mu gihugu, mugenzi we bari kumwe nibwo yamubajije ati ukeneye umushoferi w'ikisi? Ati ntumbwire ko umukire nkawe atazi gutwara imodoka. Wa musore nawe ati gutwara imodoka ndabizi ariko nta perimi mfite. Mugenzi we yaramusetse cyane aratembagara ati si ubwo ungannye utyo nta perimi ufite koko? Ati ntago bishoboka.
ati se wakize uti ko twe perimi arizo zagiye zidufasha kubaho mu myaka yashize. Ati iyo uza kugira perimi ntuba warabayeho nabi nk'uko wabimbwiye. Wa musore yarisekeye ati iyo nza kugira perimi muri icyo gihe uvuga, ati ubu mba ndi umushoferi kandi sinari kuba ndi uwo ndi w'ubu ngubu. Inama y'umunsi. Hari ibyo ushobora kuba wifuza uyu munsi ntubibone, ariko kutabibona hari igihe hari ibyo byaguha amahirwe yo kugera kuri bya bindi byo hejuru utari kubasha kubona iyo uza kubona bimwe bya mbere wifuzaga. Uyu munsi ushobora kujya gushaka akazi ntukabone, yewe ushobora no gukora cyane ntibigende, ariko impamvu byanga nuko hari ibindi byiza bigutegereje biruta kure cyane ibyo wifuza uyu munsi. Wowe komera gusa, komeza wicika intege, ibyiza biri imbere.